Wezamu. Urajya hirya nagufashe wowe. Abujana wowe. Ugeze aho mfata mu mashingo wowe. Ngubu naringize ngo mba ndi maso ngiye ubu naringize ngo nikisambara ariko banyishe da. Ndakubaza waje gusinzira hano cyangwa waje gukora akazi? Ariko mabuja ngiye nta muntu ujyo nca subizi se ngiye ni ngiye muzamu umbuze nta wundi muzamu wabona umeze nkanjye. Ubwo yansa n'igisambo simba ninjiye. Nanasohotse. Ariko nyinjira na gute se sure bukuru mise ngufata. Ngiye mba mari mba ndi hose cyarimo. Ntukajye unyanikira ibyo byinyo byawe wagira ngo ni inyo ziri kuri defile. Uragomba cyangwa tugufate ku bigenze gute? Bigenze gute? Bigenze gute wambwiye? Sikumbura utayiseriye bite? Batagaruka. Biraramuziranye. Biraramuziranye. Birimo amafaranga. Umukobwa mwiza nkawe ujyamo amafaranga birara gute? Nene. Nsubundi kuri kubyitaho. Deka urakoze kunabara. Ukora akazi kakuzanye. Ntukajye uza gusinzira hano sicyo cyakuzanye. Ngo urakaya kanya ngiye ubu. Nanubura cyavuga. Ndakubaza je musari hehe? Ari hanze se ngaba namufungura yegeza ko mbangaza. Cyari igisazi bazanye hano. Niba ari igiki? Ari hehe sina. Ubundi ugira mu mutwe ahuzuye cyangwa wataye ubwonko. Warabutaye cyangwa? Ndakubaza ari he? Mwise biraramuziranye. Mva mani birabirara byankurije amafaranga none narayataye. Naracuruje ndahomba rero nabuze kubishyura niyo mpamvu biba bingendaho. Ariko nta kibazo nyine. Wetse basi nka kujyana mu rugo birabirara bitaza kuguhohotera. Aya. Gendera bitazagukurikirana bro, gendera birabirara bitazagukurikirana n'abana babi cyane sinshaka ko nawe bajya mu kibazo cyabo. Nta kibazo ngenda aza kugenda, nta kibazo aho kuba ndahafite ngewe. Mu rugo hari safe nta kintu bagutwara ngenda kujyana mu rugo mushyire mu rugo utuze hanyuma dukurikirana ibyo birabirara nyuma ariko uri mu rugo. Mva ahubwo genda. Nshaka ko nawe birabirara None se ubwo ngiye nzajya ngenda no kumusoro ngana kuri induta ngiye kumurinda koko. Ngiye nshinzwe kurinda abinjira ku gipangu n'ibisohoka naga nshinzwe James wawe. Ubwo nta soni ufite zo kumbwira ngo ntago waje kuba umucakara.
Zayaguhemba yose. Babusha uje umenya yuko nawe atari we wanzanye. Nazanywe na boss ngewe. Nagaruje rero uzajuza unuka buri munsi. Boss katari yambira ayo magambo ari we wanzanye. Ngiye kuratwishyura ngubu noneho nazi imikino natwishyura se nta n'amafaranga nyine ubu nta mafaranga nyine babikubwire ntabwo wumva mureke nyine tuvugane bwanyu pa ngo kuki tuvugane bwanyu tuvugane iki afande umwana ni mukuru azi ubwenge urajyana nirwo njya kwirirwa niruka inyuma ngo utaha ngo ngwino igihe ashakiye cyose araza ikibazo ubwo wahangayitse wagiye hariya umwana icara hamwe utuze umwana se n'umwana uriya w'amenyo abiri kubyo atari bwicyure Ariko impamvu mbwire gutyo nuko utazi igisebe. Nkanjye wagiye ku gisebe mba numva afite ubwoba bwinshi cyane n'igishyika ko nabuze umwana. Cyane. Mwana wa. Bigenze bite? James. Ndamusa nawe mwafashwe n'ibisazi muvuye he? ntabwo byoroshye. Ubaye iki? Dore ngo umwana wawe uri buririmba ngo nguwoye. Fata umwana wawe. Gusa abantu baza nk'abasazi baza binjira mu nzu nk'abasazi. Neza. Muvuye. Njye naciye hano ku muhanda mbona abagabo bari guhohotera uyu mwana nanga kumusiga ku muhanda. Noneho umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu bari kumuhohotera. Ntago afite harara, ntago afite haba n'ababyeyi agira. Gwi wakora iki wayigiye? None kumuzana hasi. Nagira ngo basi mumfashe basi. Umunsi we amasaha 28. Basi tumushakira ahantu abana. Mwana ashaka hano. Ibara rira. Sinigeze mbyara nta mwana ashaka hano. Ubwo uragiye ubiyo ubungutse ubungukana umukobwa. Ubwo twamenya ari biki mwari muri. Ariko ubundi kubutara bya bivuze ko utagira umuntu. Kubutara bya bivuze ko utagira umuntu imwe nyine ngo umurebe nyine umugirire imwe wumva umuko. Kibuze urebe n'uburyo umwana bayeho basi. Nasubiza umuvanye he? Nta mwana nigeze mbyara. Nta mwana ashaka hano. Muvanye. Mama nana. N'uyu wamugutumye se? Nk'umubyeyi nta mwana ushaka. Mereze kubyara uburyo bihangayikisha. Uzi uburyo bibabaza. Nyine ndagira ngo nkubaze. Wowe n'uyu mukobwa muvuye he? Bengi nari nasi. Mvuye ku kazi. Mubitana n'abasore bari kumufata ku ngufu. Ndamubaza, ndamutabara, ndangije ndamubaza. Ndabwe se basi mujyane mu rugo arabyanga. Njye ndamukurikira. Ndeba hano agiye kurara. Yamanutse hepfo ajya kurara hepfo ahantu mu ngota ahantu mu ishyamba. Ndabwe ati kugira ngo urara ngo umwana w'umukobwa. Hato bagaruka bakanakugirira nabi. Ngwino mujyane mu rugo basi mufashe mushakira ahantu buri. Cyangwa ngo umuvanye pfiye ndio niba abakobwa bigize intuzi ibiraro mugenda mufatana iyo ngiyo hepfo warayizuka musana mu rugo. Ako urumva ndi umuntu wo gukora ibyo ngibyo. Abase nta nubwo mureba no kunameza. Abana bo ntabwo nkibizera. Sinigeze mbyara ariko
ntabwo abana bo ntabwo mbizera ufata umuntu ukamuvuka muvana mu bishangi yongeye ukamuzana mu rugo James ngiye mu masaha 28 yonyine umwana bamuzanye hano amabandi yaramufasha ubwo ajya amabandi asantereye mu rugo akurikiye uyu nguyu Nimukije ko n'abandi azagutera amasaha 24 umunsi umwe wonyine araza kumara hanga akabashatse ahantu ajya ni ikibazo amabandi aragutera ntabwo nigeze mbyara nta mwana nshaka hanga avuye aho hanze ahubwo byagize abasohotse asi wagize imwe za kimwe ahubwo nasohoke nagire vuba sibyo asi papa ni ngombwa ntabwo ndi so haguruka sohoka jya hanze sindi so cara aho ngaho genda hanze sohoka Taro abantu baza hano ahangaha ni iwanjye niba ari uwo wabikoreje ni mu ntegeka soni asumva niki nabugore niki nabuhaye soni uranyura ngo wambaye we wambaye iki we wazanye cyane we na nyuma ushatse nabasohora hanze nk'abatumbura mukajya gushaka ahandi mu asumva niki nabugore nkorera iki wowe unkorera imirimo yose yaba uko sigiye uyikora hari umukozi uri ahanga nubwo mwafatira umukobwa ngaze basabe n'umukozi wangaburisha make wisakuza w'umwana simburana nawe aha ni iwanjye ntabwo ari nyoko wawe cyangwa ngo uba okay bakambasa